ubaye utabizi wabyumva uyu munsi. Aya mashuri kubona kuri screen yawe na ya filime yakinwe mu 1981. Iyi filime yakinwe mu 1981 bayita Royo. Yari irimo inyamaswa za nyazo zirenga 100. Abantu bakomerekeye muri iyi filime kandi barenga 70. Ibyo tugiye kurebera hamwe. Amazina yanjye banyita Irinova, kanda subscribe, like, share na comment kugira igikomeza kumva ibiganiro byanjye. Niba uri no kuri TikTok kandi kanda follow nona. Reka dukomeze. Nkuko nabibabwiye mu kiganiro cyarangiye, nababwiye ko studio zikinisha amafilimi ziba zishaka gukora ibintu bya nyabyo kugira iyo filimi zakundwe kandi zanarebwe cyane. Ariko filime nyinshi iyo bagiye kuzisohora barabanza bagasohora inkuru ibabaje ndetse iteye n'ubwoba kugira iyo filimi yabo izareba. Ariko iyi filimi yo ntago ariko byagenda. Bajya kuyikina bashaka gukora ibintu bya nyabyo byibuza 80%. Izindi filimi zo bakoresha CGI nyinshi kugira ngo byibuza baze kuba bafite protection. Ariko Intare bakoresheje ya nyayo ntago byakunda ko wayikontorora. Intare ikora ibintu ishaka kandi mu gihe ibishakiye, kereka iri muri cage ifungiranye. Ndakubwiza ukuri, iyi filimi kugira ngo isohoke byatwaye imyaka irenga 18. Abantu bajyaga gushutinga scene bayishutinga hakagira abantu babikomerekeramo, bamwe bagatinya bagataha bakajya gushaka abandi. Ikintu gitangaje cyane rero, na director yaje gupfa bya nyabyo. Aje gupfa kubera abazungu bo bakora ibintu bandika, umwana we niwe waje akamusimbura mu kazi yari ari gukora. Filimi bakomeza bayishutinga kugeza irangiye. Iyo filimi rero nyuma y'iyo myaka 10 yose, iyo filimi yaje gusohoka ijya hanze. Abantu barayireba barayikunda ku buryo amafaranga bashoyemo yose baje kuyakuba kandi bakanayakuba cyane. Buri mukinnyi wese wakinnye muri iyi filimi yahawe impozamarira kuko ibintu yabonye byari bitangaje ndetse binateye ubwoba. Ikintu kiza kinashishikaje muri iyi filimi nuko yaje kugaruza amafaranga ku buryo iri muri filime 5 zakinwe ndetse zikanarebwa cyane kuri iyi si. Amazina yanjye banyita Irinova, kanda subscribe, like, share na comment kugira ujye ukomeza kumva ibiganiro byanjye. Ndabashimiye, Imana ibarinde, ibahe internet n'amafaranga ndetse n'ubugingo bwo kuguma kureba ibiganiro byanjye. Ciao ciao.